Nshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited, twagarutse nanone muri kumwe na Horike. Niba utarakora subscribe ndakwibutsa ko wayikora kugira ngo nzadushyiraho ikiganiro cyo kuzajya kigucika ujye ukibona mu ba mbere. Jya muri comment utubwire niki wifuza kindi twazabagezaho mu byigisho twigisha by'imisoro, uburyo bestara kamera, video editing nayo turaza kwitangira vuba aha ngaha, ariko twifuzaga ko turangiza ibyigisho by'imisoro. Niba hari umusoro cyangwa se hari aho tutageze wumva twasubiramo, uzatubwire ngo mu byigisho by'imisoro nifuza ko mwakwigisha iki ngiki. Hari abajyaga bashaka ko twigisha imisoro y'ibinyabiziga, twarayigishije. Hari ibyigisho bikeya dusigaje kuzigisha, ariko ni nkaho ibyinshi twabyigishije ibyerekeranye n'imisoro. Ku byigisho byerekeranye no kwesitara kamera nabyo turashaka kuzigisha step by step. Twigishe ni buryo ki wateguraho kamera izajya, ni buryo ki umenya aho kamera uyerekeza, kuko iyo kamera irebye mu rumuri cyangwa se ikareba mu itara, kamera ntabwo ibona neza. So ni ukuvuga rero icyambere ugiye kwesitara kamera witegereza aho abantu bazinjirira mu miryango, ugafata imiryango kandi ukirinda kwerekeza mu rumuri. Ibyo byose tuzabyiga, twige n'uburyo iriya kamera ubasha gukorora umugozi wayo ukesitara ukayishyira ku rukuta ukoresheje drill cyangwa se turnovis ubishoboye. Tuzareba uburyo kamera uyihuza na NVR ukayihuza na switch, n'uburyo ubasha gukonfigira kamera ikarangira nk'uko nabiberetse mu cyigisho cyatambutse. Hirya yaho rero tuziga icyo bita subnetting, tuziga IP address, turebe ngo kamera IP yayo ibasha kuyihindura ute. Ese iyo tuvuze subnetting tuba tuvuze iki? Ibyo byose tuzabirebera hamwe turebe icyo bisaba. Ayo ni amasomo ndi kubabwira tuziga imbere ahangaha mu gihe gitoya. Iyi munsi rero nifuza ko dusoza kuri ibi bintu abantu bambwiye ko batabyumvise neza byerekeranye no kuba umwagenti wa Digital Encyclopedic Tech. Ni buryo ki waba umwagenti? Reka tubisobanure neza. Kuba umwagenti wa Digital Encyclopedic Tech ni ibintu byiza kandi byakuzanira inyungu kandi utaretse ibyo wakoraga. Dukeneye abagenti 100 mu turere twose dutandukanye. Abagenti 100 mu turere twose dutandukanye. Umwagenti wa mbere dukeneye n'utuzanira abanyeshuri bakeneye amahugurwa mu misoro, amahugurwa mu kwesitara kamera, amahugurwa mu kweditinga video, graphic design, abakeneye amahugurwa muri web development, abakeneye amahugurwa muri electrical. Iyo uzanye abanyeshuri bakeneye ayo mahugurwa ku mafaranga bishyuye uhabwa komisiyo. Ni ukuvuga ngo uragenda ukinjira muri iriya website twakoze ya Insightech, ijambo ry'ikinyarwanda Insightech, nkuko muribona naribandikiye hariya Insightech akadomo, ugashyiraho ijambo Netrif, ugashyiraho akadomo app, ugahita ukanda enter, ukahita ugera kuri website yacu. Iyo umaze kwigeraho rero uhita wiyandikisha unyuze hejuru kuri iriya titre ivuga ngo murayibona titre ivuga hejuru hariya ngo marketplace, uhakandaho ugahita ubona hariya ngo agent Digital Encyclopedic cyangwa DET agent, ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda hano uhita ugera hano ahanditse ngo register as an agent, ukahakirika ukuzuza iyi fomo nk'uko uri kuyibona. Iyi fomo rero iyo umaze kuyuzuza
bihita biza muri sisiteme yacu aho tubona yuko wamaze gusaba kuba umwagenti. Icyo twebwe tuhita dukora ni ukugira gute, ni ukugusubiza. Twamara kugusubiza tukaguha ikarita ikuranga ariyo badge, ndetse tukaguha n'amasezerano usinya. Ayo masezerano tuyaguha muri PDF, warangiza ukajya mu irembo rikwegereye ukayimprima, wamara kwimprima ukayasinya, wamara kuyasinya ukayasikana, ukongera ukayatwoherereza. Ni ukuvuga ngo ubasha kuba umwagenti utiriwe utega ngo uze i Kigali Kimironko aho dukorera. Birashoboka ko rwose waba umwagenti ugatangira gukora bitagusabye yuko uza ku cyicaro, ariko unabishoboye uri hafi yacu ugatambuka ukaza ukagera Kimironko byagufasha cyane kuba umwagenti. Rero iyo umaze gusinya amasezerano tuguha indi namba cyangwa se indi kode izajya ikuranga, ariyo yitwa partner code, ndetse tukazana kuko iyo bita referral code, ariyo uzakoresha mu gushaka ibibanza, amazu agurishwa, ibibanza bigurishwa, amazu akodeshwa, amahoteli, ahantu hari amajaride akorerwamo ubukwe, aho bifotoreza, abayimusi nabo bakaza, abakora dekorasiyo, abakora dekorasiyo ndetse n'abafotogarafe. Ni ukuvuga ngo abantu bose babasha kuba involved mu bukwe, abo bose turabahuza. Iyo tumaze rero kubyohereza kuri groupe, hakagira umuntu ushaka serivisi imwe muri izo serivisi dufite, hari amafaranga ya komisiyo tumwaka. Iyo amafaranga yaduhaye rero umwagenti wamuzanye, kuko biba biri muri sisiteme, bihita bigaragara dukoresheje ya kode nababwiye. Tuzabibasobanurira mu bindi byigisho biri imbere, uburyo iyo uzanye umuntu akagera muri sisiteme hakaboneka umuntu ukeneye serivisi kuri wa muntu, uburyo ya kode ihita ikwereka yuko hari komisiyo zinjiye, nuko komisiyo yawe nawe ukayibona. Biroroshye cyane rero, kandi nifuza yuko buri wese yabigira ibye, kuko kugera ahantu hari ikibanza gikodeshwa ukagenda ukavugana na nyiracyo akaguha uburenganzira, ukamuha amasezerano. Digital Encyclopedic Tech ibifite ayo masezerano. Iyo mumaze kuyagirana, nta kindi kiba gisigaye, ni ugufotora, ubundi ukatwohereza ayo mafoto. Yamaze kutugeraho muri sisiteme duhita tubishyira kuri website, bityo umuntu ubasha cyangwa se ukeneye muri bimwe tuba twashyize ku rubuga akaba yabasha kumuhuza na nyirabyo. Noneho ubugure bwamara kubaho tukabona komisiyo, nawe umwagenti ukabona komisiyo. Hari abantu bajya bava hanze, abanyamahanga bakeneye abakozi, urumva n'ahandi yakura umukozi. Rero biba byoroshye cyane iyo ahise ajya kuri website. Icya mbere, website yacu ikahita imwereka hoteli dufite mu Rwanda, ubwo akahita amenya hoteli ari booking. Iyo hoteli iyo amaze kuyishima ahita tubaza contact zayo, kuko tuba dufite contact zazo. Ubwo rero mu kumuha contact niho tubonera komisiyo, kuko iyo amaze gushima aduha komisiyo. Ubwo rero iyo amaze kubona hoteli araramo, then aravuga ati nzamara icyumweru muri hoteli. Nyuma yaho akavuga ati nkeneye inzu yo gukodesha. Ubwo inzu nayo tukamuha mu mazu dufite agahitamo. Nyuma yaho akavuga ati nkeneye umukozi, tukareba muri ba bakozi biyandikishije, nawe tugahita tumuha umukozi. Ashobora guhita akenera umujaridiniye, ashobora gukenera uzamukorera amasuku, ashobora no guhita akenera umuzamu. Ukuvuga rero niyo mpamvu uru rubuga rwaje, kugira ngo tujye tubasha kwegeranya ibyo bikorwa byose, kuko turi mu isi y'ikoranabuhanga, turi mu isi ya digital, ku buryo umuntu bitamusaba kwirwa hamagara ngo wandangiye umukozi, wandangiye umukozi, wandangiye iki, wandangiye hano nazakorera ubukwe, wandangiye ko dufite inama, ni hehe twakorera inama. Turashaka ko ibyo bikorwa byose tubishyira kuri website imwe, ku buryo biba bimeze nk'aho ari supermarket, kuko supermarket iyo uwinjiyemo
buri kantu kose usangamo korogate, ugasangamo umukati, ugasangamo isabune, ugasangamo inzoga, ugasangamo fanta, ugasangamo ji, ugasangamo rubande, ugasangamo mayoneze, ibintu byose birimo. Na website yacu rero nuko dushaka kuyigira, turashaka kuyigira nka supermarket ku buryo serivisi yose winjiyeho ushaka ubasha kuyibona. Nk'ikintu cyerekeranye n'ubukwe rwose, ama event, gutegura ubukwe ni ibintu byacu, ku buryo buri kintu cyose ukeneye cyerekeranye n'ubukwe uzajya uhita ugisanga kuri website yacu, utagombye kujya ku ma website menshi ngo ujye gushakira MC kuri website imwe, ujye gushakira jaride uzifotorezaho ku yindi, byose uzajya ubisanga kuri website. Tubibutsa ko dutegura ibirori, niba ukeneye gutegura ibirori tugutegurira ibirori neza. Reka rero dusoreze ahangaha, nifuza ko mu cyigisho cyatambutse ejo, aho tutabashije gusobanura neza ibyerekeranye n'uburyo uru rubuga rukora rw'abagenti, rwo guhuza abakeneye akazi ndetse n'abakoresha, dusobanura n'uburyo duhuza ibikorwa byinshi tukabihuriza hamwe, kugira ngo umuntu wese ukeneye igikorwa kimwe n'ikigendanye nacyo abashe kubisanga byose biri hamwe. Ni muri ubwo buryo rero twatekereje gushyiraho iyi website. Nongera kubibutsa yuko ujya muri browser yose ukoresha ukandikamo ijambo insidetech .netrif.app ugahita ubona ibyo twabashyiriyeho. Niba utarakora rero subscribe wibuke kuyikora, kandi ujye muri comment utubwire ngo ndifuza yuko mwazongeramo n'iki ngiki. Mwari muri kumwe na Horike, bye bye na ejo.